ilikuwa inaandikwa ndabimucije na makumbusho ikintu cyose kitu chote cyabaga ku Bisirayeli ilikuwa kwa Israeli cyarandikwa kilikuwa inaandikwa aho bageraga basi walikuwa na cyarandikwa ilikuwa inaandikwa aho bahagararaga basi walikuwa na sifa cyarandikwa ilikuwa inaandikwa icyo Imana yabwiraga Mose Mungu alikuwa anambia Musa cyarandikwa ilikuwa inaandikwa bakabyandika wanaandika Kora sasa na Biramu na Datani bagandishije iteraniro wanaanza sasa kuanza kuleta kiburi kwa watu kiburi wanapandisha kiburi ya kugira ngo basuzugure Mose sarau Musa Aisraeli bagakomeza Waisraeli wanaendelea umunsi umwe siku moja Imana ihamagara Mose Mungu akaita Musa kugira ngo zamuka akamwambia panda umusozi wa Horebu kwa mlima wa Horebu muha amategeko nikupatia sheria abo bantu wale watu bazajya bagendera wenyewe watakuwa wanatembea Mose arazamuka Musa kapanda atindayo akakawia amara iminsi 40 siku 40 n'amajoro 40 na usiku 40 muri ya minsi wa ile masiku Kora arongera araguruka akasimama abwira Abisirayeli kabila wa Israeli ariko ubundi lakini na wewe Imana tutareba Mungu mwenye atoni Imana twebwe tuvugisha mwenye asungumuze na sisi tukavugisha Mose wenyine ongea tu na Musa ubundi biriya ni ibiki ile ni vitu gani achana na Mose rekana na Musa mumwihorere mumwache twebwe ubwacu sisi wenyewe twabaye muri Egiputa tuliishi Misri tubona ukuntu basenga tuliona vile wanaomba izindi Imana bikoreye ingine Mungu yenyewe anabeba ureka natwe mwache na sisi twicurire Imana yacu tujitengenezee tujye tuyisenga tukwe tunaomba tujye tuyitangira ibitambo tutoe sabihu tujye tuyiramya tukwe tunabudu ndashaka kugera aho nasoma nataka sasa niwaambie ndashaka kugera aho twasoma nataka nifike kwa tulisoma uwo mwanya ile pale w'abagore bose wanawake wote bakuramo amaherena wakatoa mabisho bakuramo amasheneti wakatoa makurumeti icyo gihe bambaraga sheneti wakati ile walikuwa n'amaherena na mabisho babikuramo wakatoa barabizana wakaleta babiha Aroni wakampa Haruni Aroni yari murumuna wa Mose Haruni alikuwa mloko arabanza ngo arabyanga akalikatana kwa bamutera ubwoba wakamwogopesha ko bwica umugore we wakwamba wataua mke bapfa kubyemera akakubali none se bacurira Imana niwatengenezee Mungu iri mu Yesu yenye iko mupicha baducurira inyana tucheni ngombe izahabu tutengenezee ngombe ya Urona arayikora Haruni akaitengeneza kuko ari gukora ibyo wakati Haruni Mose ari ku musozi Musa iko kumulima Mose aramanuka Musa akashuka asanga batangiye gusenga y'Imana anaanza omba ule Mungu sana kubera ko itari Imana nyamana hakukuwa Mungu wa kweli ngo Kora yazanye n'igitekerezo Bora ameleta sewaso ndarabwa kugira ngo twishime neza tufurahi mzuri dushake kwanza inzoga yo kunywa tutafute pombe ya kukunywa ngo bahita bafata imisemburo wakatafuta ibintu byose baravanga yote wakachanga ngo batangira kunywa wakaanza kukunywa ako kanya Mose n'Imana yamubwiye pale Musa Mungu akawaambia abantu bawe watu wako barangomeye wamenifanya abantu bawe watu wako baramenyereje wamenisowea ngiye kubakorera gashya naenda watendea ngo Mose aramanuka Musa akashuka reka nifashije kano kamo acha nijisaidie na aka kaki wazafite ibisate by'amabuye y'amategeko kuya na iko na vipande mbili Imana imuhaye Mungu amempatia ibisate bibiri aha icyo ni kimwe n'ikindi kimwe ili moja ingine ngo azabifite akakuta ndogeze alipofuza abantu basinze kuta watu wanalewa abantu batangiye gusambana watu wanaanza fahamu abantu batangiye gusomana watu wanaanza piga bari kukarisanya ku mugaragaro watu wanaanza sasa kufanya ntibari banaherutse inzoga abakuwa najua tatana vitu nubwo yabasindishe ku rwego rwo hejuru na walebesha kwa aina ya juu ngo abwira Yosuwa kabila Joshua ngo vuza ihembe fanya baragumu bamenye yuko nagarutse watule kwamba nimerudi nyuma y'iminsi ngahe kisha siku ngapi vuza ihembe nasema kwamba vuza ihembe uzikondera kusema ya kwamba fanya baragumu bamenye ko nagarutse watule kwamba mimi ngo Yosuwa vuzikondera akasasa akaonza bose baravuga ngo Mose akasema Musa narudia mutubabare twabonye wasinze tuliona unakawia twishakira Imana tunatafuta Mose arababara Musa akasirika arababara byo mu rwego rwo hejuru kasirika aina ya juu ngo ahita atangaza itangazo akatangaza tangazo bari mu ruhande rw'Imana niko kwa upande ya Mungu nibazi ruhande rwanje bakuye pembeni ya none bari mu ruhande rwa Kora niko upande ya Kora na Biramu na Datani na Biramu na Datani nabo bagira uruhande rwabo hao waende kwa upande ya uwo munsi ile siku abasinze bose n'abagendera mu kigare bose wengine wote walikuwa natembea bagira uruhande rwa Kora wakaenda pembeni ya Kora abandi baceya wengine kidogo ngo bapfa kugira uruhande rwa Mose wakaenda pembeni ya ngo Mose abonye ko abenshi bagira uruhande ona wamingi wanaenda pembeni bashakirwa Imana kwa ile sana
sanamu. ngo yumva biramubabaje Nasikia vinamletea. bafata bya bisate by'amategeko Kachukua vipande ya babifata uko ari bibiri kachukua ile abikubita ya nyana bahagaze iruhande pika ile mtama yenyewe anasimama pembeni. wako kanya Pale pale isi irasama dunia ikafungua. imirakora na Biramu na Datani Imesa Kora Datana. isi irasama irabamira Dunia ikapaliwa ikafungua kinywa ikawameza. imira n'abandi bose Ikameza na wale watu yote. ngibyo barabyandika Ile makabiani. barandika ngo hari Abisirayeli Kuna Waisraeli n'Abisirayelikazi na Waisraeli barimbutse wameangamizwa kubera gufunga utwo kwa Kora funga kinywa na Biramu na Datani. ya Datani na Biramu. muzi uko byagenze Mose afata ibindi bisate ibyo ni birebire Vile ni virefu sana. iyi zaburi rero Sasa hii zaburi ngo ni iya bene Kora ni ya watu wa kutoka kwa Kora. mwabyumvise noneho Unabisikia sasa? nashatse kuvuga gato kuri iyi nkuru Sema kidogo juu ya hii habari. kugira ngo bisobanukirwe Utambue ngo iyi zaburi hii zaburi ngo ni iya bene Kora ni ya Bakora. ba bandi nyine Bale Dawidi Dawidi amaze kuba umwami sasa alikuwa mfalme. hari ikintu kimwe yakoze Kuna kitu moja alifanya gikomeye cha mkubwa ngo sana. yashatse kubaka ihema ry'Imana Futa kujenga hema ya Mungu. ashaka kubaka inzu y'Imana Nataka kujenga nyumba ya Mungu. ariko Imana yamubwira ngo hoya Mungu akamwambia hapa, umwana wawe azayinyubakira mwana wako atanijengea. ngo Dawidi aravuga ngo ariko ibyo ntibihagije Akasema hiyo haitoshi. jewe nkunda kuramya Ninapenda kuabudu. nkunda kuramya Napenda kuabudu. sinabaho ntaramya Siwezi ishi bila kuabudu. sinabaho ntaririmba Siwezi ishi bila kuimba. n'izi ndirimbo Na hizi nyimbo. n'izi zaburi mubona Na hii zaburi. guhera kuri zaburi ya mbere Toka kuya kwanza. kugeza kuri 150 Mpaka 100 zose ni indirimbo yote ni nyimbo. ni indirimbo Yote ni nyimbo. ngo Dawidi Dawidi ahitamo bene Kora ahitamo bene Asafu akachagua watu baba kwa safu. bo mu muryango wa Asafu Babu familia ya safu. kugira ngo baririmbe Tuwaimbe. Abisirayeli bose Waisraeli wote bari bafite icyo bakora walikuwa na kitu walikuwa havuyemo bene Kora kutoka benye Kora. havuyemo bene Kora Tosha tu benye Kora. muzi impamvu Unatoa sababu. iyo baramburaga ibitabo Wakati walikuwa na ngo batangire gusoma waanze kusoma. bageraga kuri chapitre Walikuwa nafika kushabiti iriho amakuru ya Kora habari za Kora. bigahita bitera bene Kora bose isoni Patia ben baba ndugu yake ya Kora bote haya. iyo bageraga ku rupapuro Kufika tu kukaa. rwanditseho ibyo Kora yakoze Andikwa ya ile Kora lifaa. bahitaga bene Kora bose Bote baba Kora bote. bagira igisuzuguriro Anakuwa na mazao. noneho bikagorana Sasa inakuwa kubona mwene Kora kuona wa Kora yagira akazi awe na kazi, yagira ubutaka awe na udongo, yagira ubuzima awe na maisha, yagira imibereho awe na maisha. kugeza n'urwego rwo mu nzu y'Imana Fika kwa kiwango mu nyumba ya Mungu. barahahezwaga Walikuwa wanakataa. kumva ikintu ushatse kubabwira Sikia kitu nataka. kumva ikintu ushatse kubabwira Usikie kitu nataka. wenda hari blokaje ziri imbere yawe Nawezekana kuna vifungo mbele yako. ibireka bisubiremo Acha nirudie. wenda hari blokaje ziri imbere yawe Nawezekana kuna vifungo mbele yako. zifite n'ikizitera Iko na sababu yake. ariko Imana usenga Ni Mungu naye muombe. Imana wicaye imbere Mungu naikala mbele. Imana wiriwe imbere Mungu nishinda mbele. ishobora gufata izo blokaje Kuchukua ile vifungo. icyateraga izo blokaje Wanafanya ile blokaje. Zamura haleluya na mama atangiye kubyumva Unaanza kumsikia. bene Kora Ndugu yake na Dawidi aza kumenya ko Dawidi akajua. bafite impano yo kuririmba Niko na zawadi ya kuimba. uko byagenda kose Ninaweza kuimba. ikizakubeshaho Imana irakiye Tutakufanya nusu. uko byagenda kose ikizakubeshaho Imana irakizi ndasubiramo uko byagenda kose ikizakubeshaho Imana irakizi Imana irakizi Imana irakizi bene Kora bageze mu rusengero Wakora saba bageze mu rusengero alifika mkanisa. basabana ahandi bafite amahoro Nafasi nyingine mama yabivuze mama alisema bahise bandika zaburi ya 84 andika Zaburi ya 18. niyo mpamvu banditse ngo Baba aliandika hahirwa baba mu nzu yawe wale wakukua ahandi bari bafite ho kuba nafasi nyingine walikuwa nayo kuishi. ahandi bari bafite ho kuba Hakuna nafasi nyingine walikuwa nayo kuishi. ahandi babonaga amahoro Nafasi nyingine walikuwa wanapata amani. kunyura mu ngando muri karitsiye Pita mkarichi. baravuga ngo ni bene kose Sema bandugu yake. yego bagera mu manama y'abandi Kama kulemea ngo ni bene Kora ni Makora. bagera
yiyikirije Kuna watu wanaitikia. nawe yazamura isengesho Kisha maombi. akabona abantu barasenga Kuna watu wanaomba. nawe yacuranga Akipiga muziki. akabona abantu baranyeganyeza Watu wanatinda. bayidavuga mu Uwiteka we Kama Bwana hahirwa baba mu nzu yawe wakuishi mjini. hahirwa baba Yaani wakuishi mu nzu yawe nyumba yako. reka babwire bene data Hata nibambile mabili. reka babwire bashiki banje Niambie madada yako. niba hari amahoro yuzuye Kwa amani na ni kwa amahoro yo mu nzu y'Imana niba hari agakiza kuzuye ni agakiza ko mu nzu y'Imana niba hari umutekano wizewe ni umutekano uvanye mu nzu y'Imana haleluya 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 abana bo hahirwa baba mu nzu yawe Yaani wakuishi mnyumba yako. babasha kugushima Yaani wanaweza kushukuru. mwongeraho irindi jambo Anaongeza kwa hivyo. wahirwa umuntu ugifitemo imbaraga Yaani mtu mwenye iko na nguvu. wahirwa bafite mu mitima yabo Wewe ngali na roho zao. inzira z'igisiyoni Njia za kwenda Sioni. haleluya Amen. haleluya bahita bihanurira Akajitabilia. kubera ko bari bene kora Walikuwa bari mu wanukua. buzima bukaze Walikuwa maisha. baravuga ngo iyo bageze mu gikombe Fika kwa bonde. mana yanjye gukunda ijambo ry'Imana iyo bageze mu gikombe cyitwa vaka Fika kwa bonde baka. bo bahindura amasoko Wanageuza kuwa chemchemi. ibyo y'ibihindika cyambika umugisha Ikusema ya kwamba bo mvua bagenda mtu yote ndani yao. mugatanu batorejeho Weka kitu walisema. umuntu wese muri bo Mtu yote ndani yao. akaboneka mu maso y'Imana Anaonekana mu macho ya Mungu. akaboneka mu maso yawe Anaonekana mu macho. akaboneka mu maso yawe Anaonekana mu macho. akira kuboneka mu maso y'Imana akira kuboneka mu maso y'Imana Anataka kuonekana mzuri macho yake. reka tuge amagambo birakomeye Hata niseme maneno mawili. uyu munsi Leo ubona Imana uone Mungu nayo ikubone naye akuone. reka subiremo amagambo birakomeye uyu munsi Leo ubona Imana uone Mungu nayo ikubone Mungu akuone. uyu munsi tubona Imana nayo ikubone Zagaruke tena madamu. Niweke pia nitamuleta. Tuzaza. Tutakulaka. Vuba cyane. Sema sana. bene kora Sasa babu yake na kwa. bamaze kuhimba iyo zaburi Sasa alitunga ile mwimbo. inkuru ya 84 Sasa makumi mngali na ile. babona nta gihinduka Wakaona hakuna kitu inabadilika. mama yangu bakimwomba Basenze. barasenga bagasenga Wakaomba. ariko bakabona nta gihinduka Wanaona hakuna mabadiliko. bakaririmba Wanaimba. ariko bakabona nta gihinduka Wanaona hakuna mabadiliko. bagatanga amaturo Wanatoa sadaka. ariko bakabona nta gihinduka Wanaona hakuna mabadiliko. bagakora protokolo Wanafanya protokoli. ariko bakabona nta gihinduka Wanaona hakuna mabadiliko. bakaza mu giterane Wanakuja mu mkutano. bagahimbaza Wanasifu. bakanyeganyega Wanatingizia. bataha Wakirudia. bataha Wakirudia. bakabona nta gihinduka Wanaona hakuna mabadiliko. amahoro nayo mu rusengero gusa Ni amani tu mu rugo kanisani. ni ugukubitwa Kunyumba ni kupiga. amahoro nayo mu rusengero gusa Amani ni kanisani. mu rugo ni inzara Kunyumba ni njaa. amahoro nayo mu rusengero gusa Amani tu ni kanisani. hanze ni ukubengwa Nje ni kukataliwa. amahoro nayo mu rusengero gusa Amani ni kanisani. hanze ni deception Nje ni deception. amahoro nayo mu rusengero gusa Amani ni kanisani. hanze ni mariage zimwe Nje ni mariaje za amahoro nayo mu rusengero gusa amani ni kanisani. hanze ni amadeni Nje ni matendo. baravuga ngo tugiye guhindura isengesho Watatuenda geuza maombi. Kandi ndabona njyewe n'umushumba wanyu n'abandi bantu bace turi kumvira ijambo neza. Ndabona turi kuvuga neza. Neno mzuri kabisa. haleluya Amen. haleluya 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 twasenze Kama tuliomba ntabwo bihinduka hakuna mabadiliko. turaterana Tunakusanyika ntabwo bihinduka hakuna mabadiliko. turiyiriza Tunajifunza ntabwo byahindutse lakini hakuna mabadiliko. biterwa n'iki Ina sababu gani? dusenge gute Tuombe namna gani? tubwire Imana ngo iki Mwambie Mungu nini? ko twayibwiye Bwana tuliambia wahirwa aba mu nzu yawe yani wa nyumbani mwake ntiyabyumvishe hakusikia siyatubonye salituombe ko ariyo mahirwe twari dufite kama hati yenyewe tulikuwa yo kubona aho tuvugira ya kuona basi bene kora wakora nta handi hantu bari bafite amahirwe zingine walikuwa na
hari abantu batari kunyumva iyo mpamvu none imfubyi ikavuga ngo nzakurera ushobora kuba mu nzu unaweza kuwa mu nyumba kandi ukayishyura unalipa kandi ukarya unakula kandi abana bakiga nta kazi ufite uzi impamvu imana yacu ni data ni data ni data twanyuze muri baka tulipita mubaka turasenga birahinduka naomba vinabadilika tugira imana ngo yamaye iki gikombe cyahinduka ya kwamba hii bonde inaweza geuka tugiye guhindura iki unaenda geuza isengesho maombi sasa tugiye guhindura iki unaenda geuza nini tugiye guhindura iki tunaenda geuza nini abadiyakoni bari ngo bare ntagire umuntu ufatira ibintu byanjye mwamubiretse mwache kwa nabyo bigiye kumfasha kubwira reka nze nkubwire ijambo nasomye acha nikuoneshe neno iyi ni impeta nambitswe n'umugore w'umuntu hii ni bage nilisaliti yayikoresheje reka nijugunye hano acha niitupa pale umuntu yanyijugunye unaona fasi mimi naitupa unaona ko mutangikiriza ko mutangikiriza oya ntubifate usibikamate hivi oya ntubifate bakia pale urabifata nyuma tabikamata baadaye do reka njugunye hariya acha nitupe pale murebe muangalie yes uniangalie Joshua ameshukuru. byose gizene yote mimi nafanya nini byose gizene yote mimi nafanya nini ndasaba cya gitenge Ninaomba sasa nyorosa uhagarare n'urya nyorosa wewe kabisa ulifanya nyorosa Yesu. ngiye kuvuga zaburi twasomye nasema Zaburi kuko hari abantu 30 hari abantu 40 hari abantu nyorosa no mu maso no ku maguru hose na macho kote na kumiki hose no ku maso na mikoro byose utwikira ahantu hose hose mwumve ijambo ukuntu ryavuze Afiri mu rusengero. mama mushumba mwene kora bavuze bakokora walisema bageze aho bajya imbere y'Imana wanafika mbele ya Mungu baravuga ngo baba wanasema Mungu mbese sasa uzereka Yesu abapfuye wenyewe walikufanya ibitangaza miujiza mbese uzereka abapfuye ibitangaza byashoboka ukajya mu irimbi ugakorera abantu mariage zarapfuye byashoboka ukajya mu irimbi ugaha abana akazi barapfuye nimuzebe neza uyu muntu yamaze gupfa inkweto ze barazimwaka umuntu yamaze gupfa ntaba agishoboye gukora akazi umuntu yamaze gupfa impeta y'uko nta iki kibazo umuntu yamaze gupfa umuntu yamaze gupfa ntacyo bimaze amahirwe yawe yagira ukiriho yagira ukiriho yagira ukiriho akazi kawe kagira ukiriho urugo rwiza rwagira ukiriho amahoro yawe yagira ukiriho 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 nabonye abahanuzi benshi nabonye
logike zifite logike mbese uzereka abapfuye ibitangaza mbese n'isengesho ryumvikana mama wanjye bageze mu irimi basanga abantu bapfuye barimo na sekuru ukora ntibakiramya ntibagihimbaza mu mubwiriza bavuga iyo bamaze gupfa imirimo yawe yose imigambi yawe yose ibitekerezo byawe byose imishinga yawe yose ibyo wapanze byose diplome zawe zose biba bigeze gute kugira ngo umwaka wa byarangiye reka kwibutsa ikindi kintu iyo upfuye ntabwo bakomeza kukwita ku kiriho bakwita nyakwigendera nubwo waba warize nubwo waba ukomeye nubwo waba ari perezida nubwo waba ari umwami witwa nyakwige nubwo waba umeze ute ntabwo uba ukigifite ntabwo uba ukirya umusheri ntabwo uba ucyambara ikanzu y'abageni wamaze gupfa biba byaragize gute aya magambo agiye kuyahanurira abantu bumva ari bazima aya magambo niyo ndabwira abantu bumva ari bazima ibindi kubibwira abantu bumva ari bazima ibindi kubihanurira abantu bumva ari bazima ibindi kubibwira abantu bumva bishoboka ibindi kubibwira abantu bumva Imana yabikora. Haleluya haleluya la pasha kopele benefo ratekele benefo ya silebo leto paya zekotaya benefo ratasa ilizekine benewa ria sikone bofo Zabura haleluya shatuziba ya natoisa Imana irabye ngo guhera uyu munsi nikugira aya magambo guhera uyu munsi Imana ikuyeho gukorwa n'isoni Imana ikuyeho uruga rw'amagambo Imana ikuyeho uruga rw'amagambo Imana ivuganye nanjye Imana irambwira ngo warugezeho barimo bababaza niba musenga kuki Imana yanyu idakora testele kotanamo shandebe nefo ya sileba itekwa leprisi korefo mbese uzereka abapfuye ibitangaza abakozi b'Imana Imana ivuganye natwe uko ngufashe iki kiganza uko ngufashe ku kuboko niko marayika w'Imana agufashe ukuboko ijwi ry'Imana rirambwiye ishuri wari urimo yiga urarirangije ryari ishuri Imana yaragushizemo ryari ishuri Imana yaragushizemo niyo mpamvu nta muganga wari kuzabishobora niyo mpamvu nta muganga wari kuzabishobora yaba uwo muri Afurika yaba uwo muri Kenya yaba uwo mu Buhinde yaba he na he nubwo bataba ba kizungu bakaba ba kinyarwanda ntawari kuzabishobora Mana kuchira itorero rikunda Mana kuchira itorero rikunda Mana kuchira itorero rikunda Mana kuchira itorero rikunda Imana
cyangemo umbwira ijambo neza wamaze kumva bene kora ukuntu bari mu isengesho abantu bafashe bagize mwabyumvishe ngo mbese sasa uzereka utaonesha abapfuye wenyewe walikufaka ibitangaza miujiza ngo mbese sasa uzereka utaonesha abapfuye wenyewe walikufaka ibitangaza miujiza niba ndi umuhanuzi w'Imana kama niko nabii niba turi abahanuzi b'Imana kama tuko manabii niba umushumba aratoranijwe kama mchungaji amechaguliwa kama iko mchaguliwa wa Bwana niba anatoranishwa niba aratoranyijwe n'Imana kama amechaguliwa na wewe reka vuga ikintu Imana yambwira acha niseme kitu Mungu ugomba kwinjira mu byawe aingia mu byako ugomba kwinjira mu byawe ntabwo uzabyinjiramo warapfuye umuntu turi kumwe yazamure haleluya ugiye mu kazi uretse gutaha tubanze dusenge ibikora ukiriho cyangwa ibyihoro ibikora ukiriho cyangwa ibyihoro ariko uziko wagira ngo ntabwo babyumva Imana ibikora ukiriho cyangwa ibyihoro imuha agaciro kawe ukiriho cyangwa ibyihoro imuha agaciro kawe ukiriho cyangwa ibyihoro mariyaje yawe irimo ukiriho mariyaje yawe irimo ukiriho Zamura haleluya Zamura haleluya Zamura haleluya akazi kawe kakukiriho yarakubwiye ngo izagukoresha igukoresha ukiriho yarakubwiye ngo uzahanura uhanura ukiriho yarakubwiye ngo uzatunga imodoka imisozi ukiriho yarakubwiye ngo uzajya uhage imisozi ukiriho yarakubwiye ngo uzambara neza imisozi ukiriho yarakubwiye ngo izaguha icyubahiro imisozi ukiriho vuga cyane ngo nyiriho yarakubwiye ngo uzashingira abana bawe ibikora ukiriho yarakubwiye ngo uzajya urwaye ibikora ukiriho yarakubwiye ngo uzajya urwaye ibikora ukiriho yarakubwiye ngo uzatunga amago yawe yarakubwiye ngo uzayatunga ibikora ukiriho yarakubwiye ngo uzimikwa ibikora ukiriho yarakubwiye ngo uzagira inzu ibikora ukiriho mbese sasa uzereka utaonesha abapfuye ibitangaza ubakaruka kane ibicucu sasa biwelewa bizazuka utafufuka bigushime wakushukuru ninde witeguye kuzashima mu rusengero ndio kushukuru kabisa ntabwo ndi kubabaza mwese hatagira umuntu ugendera mu kigare ninde witeguye kuzashima mu rusengero ninde witeguye kuzashima ninde witeguye kuzahagarara imbere y'abashima ninde witeguye kuzatanga ubuhamya kupana ushuhuda wa mbere ni njyewe ninde wabera kavuga ngo nubikora sinzagwa nani nasema ukimfanya shida ninde wabera kavuga ngo nubikora Mana sinzakuvaho sitakuondokea nona ninde wabera kavuga ngo Mana nubikora nzakuva mu nzu yawe utabakiwa sekotara besefo ariko ko mudakomera Imana ko mudakomera Imana amajwi yawe
wakati maji ni watangaza abandi kujamo wanyalikuwa natangulia niwe wagiraga gute kama nalikuwa nafanya ntabwo iryo jambo murizi ile neno wa mwitu iyo amazi y'ibirindurizaga wakati maji ilikuwa na watangaza abandi kujamo niwe wagiraga gute ndashaka abantu 30 nataka watu abantu 30 hagarara mama wanjye musubirayo hagarara mama wanjye mchungaji msimama aho buri muntu azajyaza kweba fata amafaranga 10,000 kamata dini uzufata ku birenge by'umushumba chukua miguu n'abantu 30 mpamagaye yafata uzufata ku birenge kuya sasa uguse ku miguu yafate uzufata ku birenge kuya uguse kwenye miguu yako ndavuze ngo n'abantu 30 bagiye gutanga abandi kandi bafungurire ukuri bawuko Imana iguhaye gufungura buri wese uramuhanurira ku giti cye mutonde umurongo buri wese arahanurira ku giti cye kila mtu atatabiria kuna muda yake hataza kugira umuntu uvangira niba uyafite kuri telefone tanga abwira umuprotokora ngo he nimero uyashireho niba uyafite mu ntoki uyashiraho ngaho kupanda nitie pale kila mtu dini ya dini ndashaka abantu 30 nataka watu 30 watu 30 watu 30 bariya bahagaze ko bahagarara ibihumbi 10 byagufungura umugisha kuri amavuta utafungura maisha yako ariko uzikaba bataziye cyo kugendererwa watu wa Yesu abayafite kuri telefone mwegera uriya mugabo kwa simu musa abandi muze hano arahanurira umwe kuko Imana yangiye bagiye gufungura curanga hatagira uruvugo hagati y'abandi curanga kamushaka Yesu yangu uretse aba bantu abazi kubara ni bangabo rero turakaze 10 ndashaka 30 ntabwo 30 baruza ntabwo 30 baruza watu 30 wabaye fata amafaranga 10,000 uzi hano protokora ngo birebe neza umuntu wese agere kwa mushumba yamaze kuyatanga yaba kuyatanga cyangwa kuri telefone kana ngao tia kwa muri abasirikare protokora ibyo ngo birebe neza uyafite kuri telefone ayohe simu na kusimu itu nasize amazi yo kunywa wa amazi yo kunywa mama maji ya kunywa mukobwa 30 baruzuye ndashaka 30 baje gufungurirwa anakuja kufunguliwa baje gufungurirwa anakuja kufunguliwa yego mubare muri ko 30 buzuye kuki mutari kose maana muda na wakati wa Bwana hiyo huyu neema ya Bwana inakupata. Mungu amekushindalia mchawi. turanga sima mango buvu buhanuzi bw'abantu Yesu yangu bari kubitekereza nawe fanya abantu 30 watu 30 siwaona wanaelea hapa utegereje cyane waje ugafungurirwa utegereje kufunguliwa twebwe i Kigali wacu ibintu byarahenze ibihumbi 10 ntacyo tubimaze mwebwe hano ibihumbi 10 birarenze hapa dini ya birakaze iko nguvu Imana ije gufunguye uratabantu Imana ije gufungura wanakuja fungua kandi ikidendezi cyari birinuriza na chemchemi ilikuwa na jeuri uwatangaga abandi kujya mu kidendezi mwenye kisima wachiraga yahitaga akira Yes alikuwa na immediately pale pale ako kanya pale yahitaga akira alikuwa na pole 30 ntabwo baruzuye ndabona abantu 10 muzi kuna watu 10 abantu 10 muri he muri watu 10 niko wapi
afite kuri telefone afite mu ntoki fata ibihumbi 10 gusa simu yako ku telefoni ndabura abantu 10 umaze gushima akagufungura huyo mchungaji akufungura kaya na mahirwe Imana itanze umunsi ili bahati abigenzi ko baraye babisengera waje bakagufungura wale waumbaji walilala biko wanaviombea aba bantu bapfukamye abaje mbere uramara kumusengerwa ugiye gushyira mu gise cyari cyangwa wohereze kuri telefone natia kusimu au natia kwenye kituo nirimba indirimbo ntabwo ngaruka cyane nanagiye yewe Yesu yavuze yewe Yesu yangiye reka amahirwe abantu 10 bane bamuze yewe Yesu yavuze yewe Yesu yangiye neza n'amahirwe abantu 10 buze ibihumbi 10 yafatuza yewe yangiye neza haleluya yewe Yesu yangiye yewe Yesu yangiye neza Yesu yavuze yewe Yesu yangiye neza oh